erega Clarisse usibye gukina umupira no kuwutoza kandi nawe urabizi nukuri mukubimbaza nk'umunyamakuru Clarisse warakinye naragutoje sivyo umukobwa ukina nkigera muri siporo nkitangira kwiga siporo abantu banciye intege bavuga Grace imyaka yawe ugiye kwipfusha ubusa ntuzabona umugabo ntuzabyara ibintu byinshi amaguru yawe meza agiye gupfa Coach Grace nyina w'umuntu yavuzweho ubutinganyi ariko ujya mu nkiko uratsinda bitubwiye mu kanya gatuti ubu miliyoni zanye ndaziryamanye Coach bibe clear tubwire ukuntu byagenze naho bigeze buriya rero muri AS Kigali twe twimereye neza cyane so nukuvuga ngo AS Kigali narayireze na Shadia ndamurega nk'umuntu wagiye kunsebya kuri radio na televiziyo ndabyibuka higeze kuba match niyo ntazibagirwa yari match y'abayobozi b'igihugu bahuye n'abacuruzi bavanze n'abambasaderi urumva ni match yari ikomeye tusoje tukwa kundi mujya gusohuza abayobozi abasifuzi urabizi ribo bagenda imbere ninjye wabanje gukorera mu ntoki za nyakubahwa His Excellency. Ikaze kuri UC Sports TV dukomeje kugenda tubona yuko mudushyigikiye ubwo ndavuga mu bice bigiye bitandukanye by'isi yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubona ubutumwa bwanyu tubona kandi ubutumwa buvuye muri Australia n'ahandi hatandukanye nicyo gihe cyo kugira ngo namwe mutwereke ko muri kumwe natwe muce muri comments cyangwa se mugomba gukora subscribe kuko iyo ukoze subscribe ubunyeretse yuko nyine mushyigikiye muri rusange ngaye ngo ko ikaze ndi kumwe na nyina w'umuntu Grace ni umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatoje AS Kigali yarakinnye umupira w'amaguru yaranasifuye araza kubitubwira mu buryo burambuye ariko ndabibabwiye mba ntangiye navuga ngo mfungura gaseke ariko Coach ikaze murakoze cyane amakuru iminsi Clarisse ni meza pole ni coronavirus ariko biragenda yego uri gukora iki wowe uhugiye mu ki use ko umuntu aba ahugiye muri byinshi ko bwije nuko bukeye umuntu agira udushya agomba kujyamo ariko nanone nta nubwo ugomba kujajara cyane mugiye muri business zanjye mugiye mu kazi ka kosi ndi muri akosi ni organization y'abagore kuko buriya ngiye kuva muri siporo byangora organization ishinzwe guteza imbere umugore binyuze muri siporo ndiyo rero ndi gukorayo nka finance manager murashaka kwibaza kuva mu butozo ugahita ujya muri finance manager nibyo wize cyangwa ni kwa kundi nyine by'ubutete Clarisse buriya mu bintu nkunda gutoza nkakunda no kwiga rero muri cyagiye mwarambuze nari nagiye kwiga nari nagiye gukora masters muri masters rero nakoze MBA by'umwihariko nakoze project management so nibyo byose rero tubyigamo ariko nubwo nkubwiye ko nkora nka finance manager hari n'ama projet nkoramo nk'umuconsultant ubafasha kwigisha ibintu bya siporo yego reka dusubire inyuma gatoya mu nteruro eshatu tubwire nyina w'umuntu Grace ninde nyina w'umuntu Grace ni uyu nguyu muri kureba ni umudamu ufite umugabo umwe ukagira abana batatu abana babiri b'abahungu arubatse se burasi biriya aba bahungu bameze bate na papa wabo abahungu baraho na papa wabo baraho bameze neza bameze neza kuko iyo mu rugo harimo urukundo byose biba bishoboka mu kanya gato nabivuze muri introduction ndavuga ni imisifurire gukina ndetse no gutoza ndakeka uratangiye nyine ukina twibutsa ama equipe wakineye ntago nakinwe cyane ariko ndi mu bantu ba mbere bakinwe umupira kandi bakanawugira ibibazo kuko twe twatangiye gukina umupira w'amaguru ku bari n'abategarugori bitemewe hahandi umuntu yajyaga agakina n'abana b'abahungu wataha ugasanga mu rugo barakaye umwana yigize akarara yagize ate ariko nkumva ni ibintu bindimo so nakomeje rero gukina nakomeje kubikora yewe njya no muri secondaire ndabikora ariko bitemewe ikipe navuga ya mbere nagiyemo ni ikipe yari iri mu gusa n'isenyuka y'urumuri ntangirana n'ikipe y'akarere ka Nyamirambo kakibaho
nza kujya mu ikipe y'umujyi wa Kigali ari nabyo byampaye imbaraga zo guforma iriya kipe y'umupira ya AS Kigali. Mu ikipe y'igihugu nagiyemo ariko nta match nabashije gukina kuko imikino twagombaga gukina n'abarundi yarasubitswe. Yego ikindi nyine mpita nigira kwigira sport. Muri birabiha abakinnyi mwakinanye isuba hari hanze hane bande kuko ahubwo twibutse n'umwaka ariko ngewe mperuka mu kibuga muri 2000 navuye mu kibuga muri 2004 2005. Icyo gihe rero abantu bari bakiri mu kibuga bakirimo abantu mwakinanye muri kiragiye mu rumuri bakiri mu kibuga mbo harimo Judith yari umudefenseri twafunganaga 5. C'est pas possible harimo ibanga rye Anne Marie nawe twarakinanye. Harimo ndusigayemo ninde Uriya abandi ntago mbibuka bo nuko ari bo baje vuba ariko abo ntago twakinanye mu makipe amwe nka Anne Marie yakinaga mu ikipe ya Kibuye nge na Judith tugakina mu ikipe y'umujyi wa Kigali nk'abanyamujyi. Yego mugitangira koca ahanini wikomoje ababyeyi ntago babyumvaga none societe yo muri kiragiye babyumvaga bate ni gute umukobwa yashyira umupira ku gatuza ibintu nk'ibyo? Clarissa ntago byari byoroshye nawe mu myaka yawe ukina urabizi ko bitari binyoroheye kugira ngo mbasaba ababyeyi banyu babami. Twebweho dukina rero ababyeyi bacu iyo twaba societe yatubonaga twagiye gukina ababyeyi bacu basaga nk'ibicirwa kuko societe yarabegeraga ikabwira bati umwana arakunaniye yagiye kubikirara ariko nta burara bwarimo kuko siporo ni nziza ku muntu uwo ari we wese ntago siporo isaba igitsina ntago byari byoroshye ariko buri iyo umuntu afite iyo ibintu bikurimo ntaho bijya iyo urukundo rukurimo ntaho warukwepera. Nanjye nari mfite urukundo rwa siporo by'umwihariko nubwo wenda sinziri wenda uraza kubimbaza nakinye imikino yose ishoboka nk'umuntu wize sport ariko umukino numvaga undimo ari umukino nkunze wari football. Yego uza gutekereza kubireka gute niki cyatumye uvuga ati ngewe rwose gukina reka mbireke? Gukina ntago nabiretse kubera ko igihe cyari kigeze ngo mbireke ahubwo naje kugira ikibazo mu ivi miniske iracika marigama tangira gucika ubwo nararebye ndicara ndavuga ngo kandi nari naramaze gutangira muri kaminuza niga muri sport ndavuga ngo rero ngiye kwiga sport iyo sport nakundaga sport préféré irananiye niki nakora nanga kuva muri domaine nibwo nahise nicara burangiye nkunda kwicara nkareba kuri ntago njya ndeba ibyahise bimbera isomo sinjya ndeba n'ibyo ndimo ibyo ndimo bintegurira fitire igihe cyose gemba ndeba fitire. Ndicara rero ndavuga ngo se uyu munsi nkunda football nari n'umukinnyi mwiza mu gihe cyacu twakinaga byari bigoye kubona umwana w'umukobwa wize urangije secondaire niyo yari igezweho akajya mu mupira. Ngenda avuga nk'umuntu uzi ubwenge ubu koko mve muri football ndavunitse nibyo ariko se buriya ko bajya bavuga ngo konjya mbona abahungu ari bo basifura gusa kandi nkaba numva nifitemo ubushobozi nk'umuntu wiga muri sport ufite ubwenge buzima nzi kwiruka kuko narigeze no kuba n'umwatlete. Nta kuntu buriya nanjye najya kwiga gusifura nk'umugore wa mbere ariko kubera ko no muri sport no muri faculty ya sport twara abakobwa batatu barimo Elimina njyangura mubona n'undi witwa Bernadette. Ndavuga nti nkunda kuba uwa mbere rero nkunda udushya Clary nkunda udushya ndavuga nti wajya kureba ukuntu nanjye nakwiga arbitrage nk'umugore wa mbere ko numva mbishoboye nta kintu byasabaga mu mutwe nari nkafite byasabaga mu maguru nari nyafite malgré ko nari mfite ikibazo mu ivi natinyaga contact muri football ariko nkumva nabasha kwiruka. Ubwo rero kujya ntava muri kariyeri kandi numvaga nshaka no kwerekana kureba yuko umugore bishoboka ko nawe ashobora gusifura. Namara kubona ko bishoboka nkatinyura n'abandi. Yego nuko rero navuze ngo reka mpagarike gukina njye muri arbitrage
ndizera kuri bumbaza uburyo nahagaritse arbitrage reka mpite mbigusubiza nabyo. Yego. Nakoze arbitrage imyaka igera muri 4 ndabuminga bya bindi bya hatari abantu barankunda mbo umusitari nge Grace ntago nabaye umusitari kubera gutoza nabaye umusitari kubera gusifura. Wow, wari umukobwa wenyine? Nari umukobwa ngenyine. Wonderful. Abakobwa batangira kubona yuko bishoboka batangiye kujya babona mpagarara muri stade federation yaranshyigikiye icyo gihe ikajya imaza match zuzuye z'abantu buzuye muri stade z'abakobwa gusa ariko oya z'abagabo. Hoya n'ikiciro cya kabiri cyangwa icyambere? Ikiciro cya kabiri n'ikiciro cya mbere nakigezemo. Wow. Ariko nka za match z'abayobozi kenshi ninge bazihaga. Ndabyibuka higeze kuba match niyo ntazibagirwa kuko yari match y'abayobozi b'igihugu bahuye n'abacuruzi bavanze n'abambasaderi. Wow. Urumva ni match yari ikomeye yaje kurebwa n'abantu benshi cyane. Nyuma yayo hagombaga guhura Rayon Sport na APR. Stade yari yuzuye no hejuru ari giye uri hagati nsifura. Tusoje tukwa kundi mujya gusohuza abayobozi abasifuzi urabizi ribo bagenda imbere. Ninjye wabanje gukorera mu ntoki za nyakubahwa His Excellency. Are you serious? Yes. Ibyo rero nahise mbona yuko umurimo nahisemo ari sawa kuko nta handi naye kuzaca kugira ngo uhure n'umukuru w'igihugu. Ko kantu ko ntari nkaza ntako waruzi ntako kuki wambye rega mba nibibitseho tuntu twinshi Clarissa. So rero maze kubona yuko abakobwa bamaze kuba motive bamaze kubona ko bishoboka bamaze kuba njya ngo bari bamaze kuba nka 12 narebye narongeye ndareba ndavuga ngo nasifuye biremera mbaye umusitari nkabona ariko muri football nta abatoza barimo ndanabayemera ariko nta barimo babandi bashaka ukira mu ubwenge bwinshi. Njye nutwibutsa n'imyaka ubwo zigiye natangiriye hari muri mu mpera za 2007. None icyo nakoze niki hari directeur technique muri Ferwafa witwaga Michael Vice w'umuzungu. Yego. Hari umudamu bita Felicite. Yego. Wankundaga kuko no kujyana ige sport yabigizemo uruhare. Wow. Kuko nkigera muri sport nkitangira kwiga sport abantu banciye intege bavuga Grace imyaka yawe ugiye kwipfusha ubusa ntuzabona umugabo ntuzabyara ibintu byinshi amaguru yawe meza agiye gupfa. Hanyuma nkora njyamo hagati no hagati mbura icyo nkora njya kureba Felicite nk'umuntu wari umuyobozi wacu yari president w'ikipe y'Umuri niwe wari ushinzwe football mugisha inama ndamubwira bimeze uku famille zabyanze inshuti n'abavandimwe banyanze kubera ibi nibi angira inama arambwira ati Grace genda wige uzumfasha. Ndavuga nti umuntu ampaye akazi ntariga. Iyo ni motivation ikomeye cyane. Mpamagara umuonkere wanjye uba muri Canada ndabimubwira arambwira ati ibyo abantu binahanga bize nk'ibyo ngibyo nibo bafite amafaranga. Motivation ya kabiri nuko nagiye kwigayo bigeze muri 2007 nibwo nahagaritse arbitrage. Ndavuga nti noneho muri arbitrage byarakunze abakobwa babaye motive reka ndebe noneho ko dushobora no kuba nshobora kubasha coaching. Amategeko y'umupira ndayazi ubwenge ndabufite nari ndi mu kurangiza kaminuza muri sport reka njye gukora nanjye biriya abantu abagabo bakora. Wigize no gukina umupira? Nakinnye n'umupira noneho nka mfite n'amakuru yuko Mourinho naramukundaga cyane. Yego. Mourinho atigeze akina umupira nkumva ngiyewe noneho nzakora ibiruti bya Mourinho. Yego ni nayo mpamvu buriya mwanyitaga Mourinho. Yego. So nagiye gusaba muri federation kugira ngo nzajye nsifura mu bagabo kuko nari namaze kujya mu cyiciro cy'abagabo bashaka no kugira international ariko mu kushaka ko mba arbitre international bashaka kunshyira kuri trio y'abarundi kubera n'ingege nyine wari uhari mu Rwanda. So ndareba rero nsanga yuko atari ngombwa cyane. So icyo nakoze niki nahise nandikira federation nyisaba ko nasifura muri division z'abagabo nkajya ntoza abagore. Baranyangiye. Nago bishoboka. Baranyangiye barambwira ngo mitemo kimwe ariko kuko nashakaga kugira ngo nereke n'abandi n'abadamu n'isi yose yuko n'umugore bishoboka yuko yatoza mu Rwanda nafashe icyemezo mva muri arbitrage njya gutoza. Ngiye gukora formation twakoze formation cyageza z'abadage muri 2007 irangira
zazabereye mu mujyi wa Kigali no mu ntara hagiye hatandukanye zakoreshejwe n'abadage twari abantu 30 harimo abagore 3 n'abatoza basanzwe batoza nabaye wa gatatu mu gihugu nabaye wa gatatu karari barangije bavuga ngo abantu 5 ba mbere nibakomeza bagakora bazabaha formation mu Budage. Icyo nakoze ni iki navuze se ngewe naje gukora nta kipe ngira niki nakora kugira ngo nanjye ngaragaze ko ndi umutoza. Yego Ndareba nsanga hari ikipe y'Iremera yari ihari. Ndavuga ninjya kwa assista nta uzagaragaza nta uzamenya ko hari icyo nzi kuko umwasista toujours arasista. Yego Nge nashaka kugaragaza ko ibyo umupira mbizi the special one. Yego icyo nakoze rero ni iki naragiye negera Felicite dukora umushinga wo gukora AS Kigali. Bon Yego kugira ngo mbone ikipe ntoza. Buriya nazaga kubareba iwanyu kugira ngo mbashake kugira ngo mbone ikipe ntoza. Ndabyibuka. Yes. Ubwo ndagenda dukora umushinga turagenda tureba meya ngira ngo yari meya Kirabo yari umudamu urumva n'amahire. Vice meya yari honorable Jeanne d'Arc Gakuba. Yego turagenda tubereka umushinga tubereka ukuntu AS Kigali yabaga bimaze imyaka n'imyaniko itaratwara igikombe ariko tubereka ukuntu twebwe dushobora gukora ikipe y'abagore kubera ibyo abagore bitaratera imbere cyane tukazana igikombe kuko umujyi ntago wari ukeneye gucuruza umupira w'abagore wari ukeneye gushyira kwimakaza ireme ry'uburinganire 2 wari ukeneye kuzamura umugore icya gatatu wari ukeneye n'insinzi kugira ngo abanyamujyi bishime nkasanga izo objectif zose tuzazigeraho. Barabitwemerera nuko nguko twatangiye AS Kigali ntangiye gutoza ndavuga nti reka nshaka ikipe ngomba kwitoreza. Karari mu mezane bahoraga kuko ibintu nakoraga abantu bose babonaga kari ibitangaza bidasanzwe. Icyo federation rero situ karamugire na ntuze na directeur technique na Felicite barankurikiranaga cyane mu mezane gusa bahise bampa equipe y'igihugu nyijyana mu Budage. Ngeze mu Budage naratoje abadage barumirwa baravuga bati uyu ni umunyarwandakazi bati nari n'umwana urumva nari mfite mu myaka 23 utoze equipe y'igihugu ntoze ikipe y'igihugu. Hanyuma abadage babasobanurira ku buryo nakuze babasobanurira ko ari ibintu ntamazemo n'amezi 5 ndi head coach mbaza ngo assistant wanjye yarindi. Yego assistant wanjye yari Mashami. Ntago bishoboka muri la national yagiye mu Budage irimo imanga nabande. Yego hanyuma turagenda icyo twakoze niki bahise bampa stage professionnel y'umwaka wonderful mu Budage ngo nze ni entraîner hanyuma mve mu mutoza mwiza. Ngeze mu Budage nari entraîner naye mezi 10 n'uwo mwaka ntawo namaze amezi 10 babona ko bagage nari nkeneye ihari. Nibwo nagarutse muri AS Kigali noneho ntangiye gushyiramo bwa bwenge bw'abazungu kuko nakoreraga mu ikipe ya Frankfurt yari mu deuxième division niyo nakoreragamo stage nkazenguruka n'Ubudage bwose mu makipe y'abagore ntoza nkorayo stage ku buryo nari mfite bagage hagije narakoze formation zitandukanye. So ngurwo urugendo rwanjye wenda ndekeye aho narondogoye. Wow biri so sweet biraryoshye kubyumva niyo rwose bikomereza koca. Hanyuma none amateka avuga ko sport football niyo turi kuvuga attention babyumve neza ko turi kumwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu uri mu badamu banatangije umupira bawukina niko navuga. Amateka avuga ko football femine yatangiye ryari mu Rwanda. Amateka avuga ko football femine yatangiye muri 98. Yego ariko yemewe muri federation muri 2006. Yego muri ibyo biheza icyo gihe rero kindi kubera ko uwo mupira wazanywe na Madame Rwembarika Felicite 98 niyo wabitangije. Okay Yego abitangiza muri organization yitwaga COF. Icyo gihe yitwaga COF yari Association of Kigali Women in Football. Yes mu gihe ubu ngubu yabaye organization ya sport zose. So muri icyo gihe rero we niwe wikoresherezaga sport y'abagore federation ntago yari irimo ntago yari yizi yemewe muri federation muri 2006. Ujya muri equipe ya AS Kigali coach ibikombe rwose ubu bukombe nikibona cyagufashije.
ikintu cya mbere cyamfashije nuko uyu mwuga wo gutoza nawukoraga nkukunze. Ikindi cya kabiri n'abakinnyi natozaga bambereye abana AS Kigali yari nka famiye. Ikindi gikomeye cyane n'ubumenyi nize muri ayo mezi 10 mu Budage. Nari maze kurangiza mfite lisanse muri siporo, bivuga ngo nagiye gukompleta lisanse yanjye mfite inyota yo kumenya. Narize rero ndamenya, ubwo bumenyi nibwo bwamfashije. Ikindi cya kabiri nakundaga gukora research cyane. Noneho mu myaka wamaze muri football femine nicyo ubona wayigejejeho, ushobora kuvuga ati ngenda cyishimira, noneho unatubwire niye mpamvu ubona nyine byatumye ibyo ngibyo bigeraho, nicyo ubona wagejeje kuri football femine? Navuga ngo football femine, ubundi football ntago ari ikintu gitoya, ni ikintu kigari cyane, ni ikintu kiba gisaba support zivuye mu mpande zose kugira ngo kibashe gutera imbere. Ariko muri zo support zitutse hirya no hino, navuga ngo nanjye harimo iyanjye. Support ya mbere ishoboka, nabashije kwigisha abana b'abakobwa umupira kandi baranyemerera barawumenya, kuko nakwemeza n'ubu ngubu yuko nta kipe igikina umupira nk'uwo bakinaga AS Kigali yakinaga nkibatoza. So abana b'abakobwa rero nari mbagejeje ku rwego rwiza, nari mbagejeje ku rwego rushimishije, nubwo abantu benshi baturebera mu isura ya Nigeria ukuntu yadutsinze, ariko bakibagirwa ko Nigeria ari ikipe ya mbere muri Afrika. Ariko nishimira yuko natoje abakobwa bakamenya umupira, umukobwa akabashobora gushyira kuri poitrine, umukobwa akabashobora gukora control, umukobwa akabashobora gukina umupira nta gihunga na gitoya afite. Icyo nicyo kintu cya mbere kinshimisha. Icya kabiri nuko abana b'abakobwa natangiranye nabo bari babana b'abakobwa bavuye mu mashuri badafite ubushobozi bwo kuba bakwiga, ariko ku bufatanye n'umujyi wa Kigali baradufashije abana b'abakobwa bose. Ngewe nashyizeho itegeko ry'uko bagomba kwiga. Ndabyibuka hari igihe kimwe, urumva abantu nakanguriraga kwiga ku ngufu, kwiga biravuna, bitabarimo bahari igihe cyageze bose baransezerera barambwira bati kwiga byatunaniye. Ngiye mbabwira yuko ntashobora gutoza umuntu utarize, kuko nanjye numvaga narize, numvaga nshaka gutraininga bari abakobwa kugira ngo bazatere ikirenge mu cyanjye. Umupira nubananira baba basifuzi, nibyanga baba batoza. Kuko nigeze no gukora projet ibana nziza yitwaga Train 100 Women Coaches. Nyishyira kuri Global Giving, naho ushyira amaproje afite stamina, amaproje meza. Barayemera proje yanjye ku buryo bari baratangiye no kuyisponsoriza, ariko mbizanamo ubwana irahagarara. Ariko ni initiative nayo nakoze, ni proje ngewe ubwanjye nikoreye nkiri umwana muri iyo myaka, kuko numvaga nshaka gutransforma abakobwa b'abanyarwandakazi bakazagira icyo bigezaho ku buryo bazajya bananyibuka. Yego. Nono nibi ubona utagezeho koca, unambwire n'impamvu? Ibintu ntagezeho nuko nari mfite target yuko abana b'abakobwa ngomba kuzatangira kubagurisha hanze. Naratangiye no gushaka uburyo najya mbagurisha hanze, natwe tukagira abana b'abakobwa bagomba gukina ku rwego rwa Afrika, bagomba gukina ku mugabane w'Uburayi, ariko ntago nabigezeho. Marerazo mu kintu cyambabajeje ubundi abantu na contacts bose, hariho umunyamerika umwe wampamagaye ambwira ngo ese naba mfite abataka nka babiri nkabohereza. Ndabyibuka Kayitesi niwe wambere umugabo naramuhamagaye Kayitesi coach. Nararebye kuko sinyikunda kuyireba iriya mipira cyane, bansabaga abana barangije segonderi kugira ngo bajye muri college babishyurire babakorere byose bakina umupira. Hanyuma ndeba ahantu hose, ndeba mu makipe yose, mbona ntawe mfite nakwizera nakohereza. Umwana umwe nari natekereje kohereza ni umwana witwa Nibagwire Liberi. Yego. Liberi wo muri AS Kigali. Nsabye amakuru numva ntararagiza segonderi. So mpamagara Kayitesi musaba yuko yamfasha kubera ni ubirimo kugira ngo ndebere umwana w'umukobwa twakohereza abana babiri bagenda bakajya kwiga muri iyo college. Turababura. Kayitesi arambwira ati ntabahari, kandi nanjye nabibonaga ko ntabahari, kuko football femine kuva navamo yasubiye inyuma seriously. Icyo kibazo ugezo nicyo ngiye kubaza. Mu gihe uri muri football femine ugereranyije n'ubu ngubu, urabona bihagaze bite, hazakorwa iki?
Karari football femine yasubiye inyuma noneho corona ishobora kuzayijugunya ahantu habi cyane yego kuko njya kureba amamatch kareba ibintu bakina basubiye gukina za gakondo twebwe twakinaga giye umupira nakinaga nta wawunyigishije nakinaga gakondo icyo bita gakondo ntago bagikina wa mupira mwiza umuntu niyashinja abatoza koca imitoreze urumva ntago abatoza nagira ikintu mbashinja kuko navuga ngo reka dufate nk'abatoza batoza muri mu makipe y'abadamu ni bake cyane bafite wenda navuga ngo ubushobozi cyangwa se bafite experience yo gutoza abana b'abakobwa kandi gutoza abakobwa no gutoza abana buriya ni ikintu gikomeye cyane abantu batitondera ni ikintu gisaba passion ni ikintu gisaba ko biba bikurimo kandi ufite ubushobozi bwabyo so nkeka ko rero abantu benshi baraza bakafata wa mupira babona w'abagabo bakahita babishyira mu bakobwa batarebye intensité bari mu kubakoreshezaho batarebye imiterere y'abagore ugasanga ntago bihuye navuga ngo abatoza barimo ntago baragera ku rwego rushimishije ikindi cya kabiri nk'abatoza bazajya muri AS Kigali kenshi na kenshi njya nkunda kubivuga bazahura n'ikibazo kuko abakinnyi mfite ukuntu narabubatse twatumaranye imyaka 8 mfite ukuntu narabubatse bananyizera bazi uko nzi ubwenge umutoza wese rero bashaka katoza nka Grace kandi ukabona birimo biragorana nyine Karari gutoza ntago navuga ngo ndabizi cyane ariko ndabikunda kandi ndagerageza kuko nakundaga gusoma nakundaga kwiga cyane nta munsi n'uyu numwe nashobora kwicara ngo ntegura imyitozo bitamfashe nibura amasaha 4 kugira mbanze nsome ese ndashaka iki uyu munsi ndumva nifuza ko ikipe yanjye objectif y'imyitozo ni yihe njyewe na setting umwaka iyo watangiraga na settingaga vision ndashaka kuzakora iki namara gusetting izo vision nka settinga goals namara gusetting izo goals nka settinga ama objectif yaba general yaba specific urumva nano ngende kuri ayo ma objectif niho natangiraga gutegura amasesiyo yanjye kuko nabaga mfite icyo nshaka rero abatoza bamwe na bamwe aratoza gutoza pour kugera ku kibuga tu njyewe nkanjye muri AS Kigali natozaga mfite objectif yo kugira ngo nitoreze abakinnyi nzabona muri national kuko nabonaga abandi bikinira ibyo numbona ntifuza yego coach umuntu ashaka kwibaza nk'ubu ngubu turebye wenda nko kuntu avuye muri football femine wakwemera kugaruka Karari icyo kibazo kirakomeye byasaba ibintu byinshi kuko nubwo nkubwira ngo gutoza ndabikunda cyane ariko giye sinjya nkunda n'ibintu nkorera ubuntu buriya cyangwa se nkora ntishimye yego byasaba ibintu byinshi birashoboka gake ariko birashoboka kubera ko mbikunda hagize equipe y'abagabo igushaka Karari icyo nicyo nshaka n'ubibaruwa narayanditse corona yasanze ngiye gutanga ibaruwa mu makipe akomeye ngo nsabe stage professionnel hanyuma ngiye mu makipe y'abagabo ndebe nayo ukuntu akora hanyuma nanjye ntangire na applying naba umutoza w'umwasista ariko mviza yuko nzatoza ikipe y'abagabo kuko numva ko ari agashya naba nkoze muri Afrika ndetse no mu Rwanda yego izo request wazikoze mu equipe mu Rwanda nari ibaruwa narayanditse lettre narayanditse nuko hahise hazamo ibi bya corona nari ntegereje kureba ko nakiri vi kuko nakoze operation y'ivi nari ntegereje kureba ko nakoroherwa hanyuma nkahita ntangira kwa applyinga nsaba stage professionnel nta nubwo nayo kujya mu makipe yoroheje numvaga nza applyinga muri APR muri polisi muri Rayon Sport muri Kiyovu numvaga nza applyinga aho ngaho no muri AS Kigali y'abagabo numvaga aho hose nshobora kuzasaba aho bampaye stage professionnel nkagenda nkayikora ndishobora ko iyo request yakwakirwa cyane kuko nabo baravuga bati nagashya let's do it erega igihugu cyacu giteza imbere umugore rwose kandi ufite umugore aba afite byose yego ko tudusubire gato kuri famille yawe ugize kubikomoza uti mbere mugitangira bakavuga bati ibitese byawe ugiye kubyica umugabo nyuma biraza papa w'abana cyangwa se umugabo wawe arakwa approaching byaje bite wabyumvisha ute
erega Clarisse usibye gukina umupira no kuwutoza kandi nawe urabizi ni ukuri mukubimbaza nk'umunyamakuru Clarisse warakinnye naragutoje sibyo umukobwa ukina nta kintu bihindura kuri we buriya hariho abantu bavuga ngo impfundiko iki n'iki buriya reka nkubwire buriya kugira ngo umubiri wideforme ni wowe uba wabishatse erega umubiri ubundi imyitozo igira ibice bitatu hari ugushyushya umubiri uwubwira yuko ugiye gukora hari no kuwukoresha warangiza kuwukoresha ukawusubiza aho wawukuye abantu rero baba deforme ni babandi bakora barangiza bagahita bigenda badasubije umubiri aho bawukuye eshofuma ugakora warangiza ugakora na etiroma so rero ngewe nk'umuntu wize siporo ntago nigeze mba deforme nk'uko abantu babivugaga ni nayo mpamvu Kamugisha yarandabutswe aravuga ati dore umugore n'uyu kandi n'uyu munsi uramuzi uzagenda umubaze azahita akubwira ati Grace niwe mugore mwiza uba kuri iyi si nanjye nzi ko Kamugisha ariwe mugabo mwiza uba kuri iyi si ubona aragukunda iki rero uramujya munabiganira yankunze ajya ambwira ko yankunze ambonye yanjye natozaga ikipe ni ukuvuga ngo umugabo wanjye yankunze ambonye mu kibuga igihe urabona turi mu kwibuka isabukuru y'imyaka 25 ya RPF yego urabyibuka yego ndabyibuka akarere ka Nyarugenge niko kageze kuri finali mu mikino y'abakobwa ubwo rero yari ari muri stade ari kureba umupira ni muri 2012 ngira ngo ni 2012 yari ari muri stade ari kureba umupira ari kumwe n'umucuti we Fred yego hanyuma barambona amaze kumbona yari yeranje ajya ku ma social media ashaka address arampamagara atangira nyine nawe ntago uri umwana uko bitangira nawe urakuzi so tuza gusanga tugomba kubana turakundana kugeza n'uyu munsi wa none ni sheri shusho yego gaci tubwire niki wishimira noneho uvuga uti iki ni ikintu akwiye muri siporo Clary ibintu byose ntunzi no kuba nduwondiwe byavuye muri siporo inzu imodoka kuba ndi umusitari kuba ndi umugabo mfite umugabo mwiza kuko yambonye muri siporo kuba narabyaye abana byose ni siporo niyo mpamvu siporo ni igice kimwe kigize ubuzima bwanjye yego twabyemeranyijweho yuko football feminine yasubiye hasi ko cyakorwa iki kugira ngo isubire on top buriya rero mu Rwanda hari impano zikomeye cyane njya mbivuga haba mu bahungu haba mu bakobwa impano zirahari nziza ahubwo zikeneye suivi zikeneye kwitabwaho kwazo nukuvuga ngo nukuzikorera plan bagahera mu bana bakiri bato ariko bigashyirwamo imbaraga ntibijye mu mpapuro gusa ngo bijye muri interview gusa bikajya mu bikorwa hakajyaho amakademi y'abakobwa merutse kuvugana n'umuntu uri mu ishuri wigisha mu ishuri rya Nyanza ambwira ati abana muri football abakobwa batangiye ari 20 uyu munsi wa none dufite umwe ati ubona biterwa n'iki nta kindi kibitera nta motivation donc nasaba ngo inzego zitandukanye by'umwihariko Ministeri ya Siporo na Federation ya Football bashyireho gahunda yo kwita ku bana b'abakobwa bahereye ku bana batoya cyane bashyireho gahunda yo kurera ikindi cya kabiri ni shampiyona yacu bashyiraho amategeko ayikomeza ikindi gikurikiyeho n'abo bakobwa bakina umupira babashakire motivation abafana baze cyagiye tungitoza nari ntangiye kujya mbona abafana twakina wenda na Kamonyi tukabona iki haruzuye namwe abanyamakuru muvuge imipira y'abari n'abategarugori Clarisse iyo twabonaga muje mukaduha interview mugaha umukinnyi interview byabaga ari byiza cyane rero n'ubufatanye bwa buri umwe wese nanjye ndimo kuko nanjye numva
ibyo niyemeje ubundi nari nariyemeje kuzabona nafashe ikipe y'igihugu nkayijyana muri gikombe cya Afrika mu gikombe cya Afrika why not no mukisi yego ubu urabona duhagaze se mu karere kuko wenda ubweruka mu ikipe y'igihugu navuga ko bitari bimeze neza Karari turi inyuma yego turi inyuma pe naba ari ukubeshya kuko urebye Kenya urwego uriho ukareba Tanzania urwego uriho ukareba Bagande urwego bariho ukareba abarundi nibo basaga n'abagenda ikiguru ntege ariko no muri enteskorere baradutsinda kandi muri enteskorere niho umupira utangirira turi inyuma rero turi inyuma muri rusange ko kinyemerera gato tuvuge gato ku bibazo ahuye nabyo muri football femine nta kibazo yego nyuma y'ibibazo ahuye nabyo muri football urumva ukikunze buriya rero Karari hari igihe abantu duhura n'ibigeragezo tukatangira gukondana Imana ngo Mana kuki ibi byabaye Mana kuki ibi byabaye ariko akaba ari igisubizo cy'Imana Karari ibyabaye byarambabaje binambaho mu gihe gikomeye nwita umwana mfite inda y'amezi 3 ariko byabaye igisubizo cy'ubuzima bwanjye ubu se AS Kigali yaranyishyuye ndanabashimira ubu ngubu bayakuvuyemo yaranyishyuye disi Karari ubu se naye kuza nibyari ngewe Grace naye kuzatunga miliyoni 30 na uravugisha kuri kw'Imana ubu se bwo iyo nkomeza kubatoreza ayo mafaranga nari kuzaya savinga rero reka nkubwire ngewe ndasenga cyane nabonye ari inzira Imana yari iciye kugira ngo irera umwana wayo ari we ngewe kocha ndabizi nyuma y'ibira bibazo wagize hinavuga ko rimwe mu interview ugiye kuvuga kugira ngo n'abantu bamenye aho bigeze kugeza kuri ubu ngubu Coach Grace nyina w'umuntu yavuzweho ubutinganyi ariko ujya mu nkiko uratsinda bitubwiye mu kanya gatuti ubu miliyoni zanjye ndaziryamanye Coach bibe clear tubwire ukuntu byagenze naho bigeze buriya rero muri AS Kigali twa twimereye neza cyane baza kuzanamo umukozi mushyashya niwe twagiranye ibibazo bayingana Innocent niwe twagiranye ibibazo tugerana ibibazo kuko nabanaga imikorere donc ntago uko twari tuzi ko icyo yaraje gukora muri AS Kigali ntago ari cyo yaje gukora ahubwo nabonaga aje kureba inyungu ze kurusha uko areberera inyungu za ekipe iriya kipe yaramvunye cyane kuko ndabyibuka n'umujye mwababaza babibabwira nigeze gushyiramo amafaranga umwaka wose kugira ngo iriya kipe ibashe kubaho twajya gukina kubera procedure zo gushaka amafaranga mu mujyi wa Kigali ugasanga biratinze ngewe nkafata amafaranga yanjye nkaba ari ngewe ntanga amafaranga kugira ngo ikipe idaterwa forfait kugira ngo ikipe itajya donc ni ikipe numvaga ko ari yanjye numvaga ko ari yanjye kushukwa iba niyo mujyi wa Kigali kuko nayikundaga cyane so rero ajemo tuza kugirana ikibazo kuko nabonaga atareberera ikipe atareba inyungu za ikipe kurushuko yireberera inyungu zo ku giti cye ibyo bintu urumva ntago twari kubyumvikanaho tutangira kujyana macrochage haza kuzamo ikibazo cya Shadia bari barabaze atakibasha gukina urumva hanyuma byatangiye ubundi njya kubyara umwana wa mbere nsanga bashatse kunkorera kudeta ngo we abe we na mukuru we Saida bari bavuze ko ari umutoza wo mu Rwanda ntifuje kuvuga kubera ko nta ruhare we yabigizemo bamuzane njye wayo nahembwaga amafaranga nahembwaga miliyoni y'amanyarwanda ayo nayo natahanaga hanyuma baravuga ngo uwo mutoza baramuha 600 200 afate Saida 200 afate Shadia kubera aribo bakoze deal babe aribo bafatanya gutoza ariko kubera ko ubuyobozi bwa AS Kigali bwabonaga icyo mbamariye burabyanga kuko bavuga ngo ntangiye kubyara ngo sinzatoza ngo njya ku kibuga ngo ndushye ibiki n'ibiki hanyuma ibyo ngibyo birarangira sasa noneho bayingana maze kubona ko tutumvikana habe na busa niwe wakoranye na Shadia kugira ngo bakore iriya propaganda ku buryo buriya no mu manza zanjye AS Kigali ntago yigeze indega kiriya kibazo
ntago yegeze ikindega nabanyibekeye bandeze ngo amacakubiri bandeze ngo gutonesha bandeze ngo agasuzuguro ngo ariko nta kintu n'iki na kimwe bafite habe n'iki na kimwe bari bafite ese wowe urarega umuntu ngo agasuzuguro nta muyobozi n'uyu n'umwe uranampamagara nibura ngambwira ati kuki wansuzuguye bakavuga ngo agasuzuguro ntibanagaragaza uwo nasuzuguye ngo ubuyobozi se munyereke basi umuyobozi nasuzuguye so nukuvuga ngo AS Kigali narayireze na Shadia ndamurega nk'umuntu wagiye kunsebya kuri radio na televiziyo Shadia namutsinze arajurira ndamutsinda asubirishamo ndamutsinda nawe bamuce miliyoni 4,500 ni nacyo cyatumye ava mu mupira w'amaguru kuko yarazi yuko ndi buhite mfatira konteze kandi n'ubu ntago byarangiye uzakomeza umwishyura kujya ntago bijya birangira biriya kuza n'umwuzukuruza we ashobora kuzanyishyura ndega na AS Kigali bayiciye miliyoni 38 ngira ngo na magana ngahe basubirisha muri barajurira bongera handi make banze kwishyura urubanza urumva urukiko rwemeje ko mbatsinze ijana kurindi babategeka kunyishyura batinda kunyishyura nshaka umuwisiye ubwo urumva already ku mafaranga natsindiye baba bagomba guhita bongera 5% y'umuwisiye ubwo rero nibyo mpamvu wajyaga wumva ngo Grace yafatiriye konte zabo yafunze yagize ate nuko byabaga bitagenda neza ibyo twumvikanye so uyu munsi wa none rero barishyuye ndanabashimira cyane kubera yuko ntago twigeze tugorana oya ntago twigeze tugorana pe n'ubu ngubu abayobozi bamwe turavugana nta kibazo n'inama bakenera zose nazibagira abakinnyi nta kibazo mfitanye nabo byararangiye byarashize paje baturumye yari yo kugira ngo n'inzira Imana yari yaciye kugira ngo icishemo ubuzima bwanjye dusa nka tugana ku musozo koca tubwire nicyo ukumbuye mu mitoreze sha nkumbuye gutoza pe nkumbuye amashagaga yawe uri kuri bench uzi ukuntu ndabikunda kuko ariko ntago ari gutoza gusa buri ibintu byanjye byose mbijyamo ikintu nemeye kujyamo nkijyamo wese kandi nkagikoresha mu bwenge bwanjye bwose so ukumbuye twatujeste byagutye ukunguku nkamagara nanjye ndabikumbuye kuko nkumbuye gutoza kandi numva nzasubira numva 90% nifuza kwigira gutoza abagabo nuko rimwe na rimwe biragoye kuko mba numva ntashobora kujya gutoza nk'ibintu bizatunga umuryango wanjye mba numva ngomba gutoza nk'ibintu nkunda bishobora gufasha muri bimwe bitunze umuryango wanjye ariko nkabikora kubera ko nanabikunda rero rimwe na rimwe hari n'igihe nica nkabitekerezaho nkavuga se nzajya gutoza business zanjye ntizizasubira inyuma nzajya gutoza akazi nakoraga nkihorere ariko kubera ukuntu mbikunda ngomba gushaka umwanya yego reka dusoreze ku butumwa ugiye gusigira aba sportif abana b'abakobwa bakina umupira yaba ari mu bihe bya corona 19 haravuga bati kubura Grace mu mupira w'amaguru mu Rwanda ni ishyano ryaguye navuga ngo kuba naravuye mu mupira w'amaguru n'uriya mudamu Felicite akawuvamo wabonaga ari twebwe pfundo ry'umupira singiye kukubeshya Clary rero natwe simbizi wenda Felicite ukuntu abitekereza ariko ngewe birambabaza kuko numvaga hari ikintu ngomba umupira w'amaguru w'abagore numvaga hari support ngomba gutanga cyane ku bumenyi mfite bwo gutoza n'ibitekerezo byiza kuko buriya nagiye no kwiga project management numva nuba ariko ntibirashiramo nishakiraga sport management ku buryo n'uyu munsi wa none nirwa na applyinga kujya nzayige so numva nshaka rero kuzasubira muri siporo ndi umutoza ni manager noneho managinga ibintu nize ibintu numva ibintu nkora numva bindimo nkaba ndi manager mwiza nk'umuntu wabyize muri masters nkaba ndi umutoza mwiza nk'umuntu wakoze formation zitandukanye nkiga siporo so rero Clary nzagaruka reka tugushimire cyane koca urakoze cyane
ikindi nanone nta kwibagirwa gushyiraho nuko nasaba abana b'abakobwa bwose umupira bawukunde ariko ntibawumvemo iturufu y'uburara kuko ibintu by'uburara n'umupira nibyo bizatuma ababyeyi batarekura abana. So abana b'abakobwa rero ndabasaba njyewe nkitoza mu bintu bya mbere nangaga umwana w'umukobwa ushaka kwigira umuhungu, nangaga umwana w'umukobwa utwara ugenda yambaye asa n'uwambaye ubusa bya bindi ngo ni pocket. Donc uyu munsi wa none twebwe twari dufite rokare bahuriramo babamo ari benshi cyangwa urabizi, ariko nagiye kumva numva abana b'abakobwa b'imyaka 10 n'ingahe baricumbikiye. Biriya rero bahuriramo n'ibishuko byinshi cyane, ntago biriya ari ubuzima. Bagombye kureba ukuntu umwana w'umukobwa ntagabaho nk'umwana w'umuhungu, bagombye kureba ukuntu bashaka strategy zo kugira ngo ikipe z'abakobwa baproteje abana b'abakobwa batazigera bajya mu bintu by'uburara. Namwe urakoze cyane. Arakoze cyane. Nyina w'umuntu Grace yabayeho umutoza, no baracyara umutoza, yabayeho umusifuzi, bigenda kugera ku ruhando mpuzamahanga. Aravuga ati reka njye mu mitoreze. Yatoje kandi ekipe y'igihugu y'u Rwanda. Ayo niyo mateka ye. Nizere ko mugiye kunogerwa cyangwa se mwanogerwe n'iki kiganiro. Mukomeze mushyiremo ibitekerezo byanyu muri comments, turebe ni bande mwifuza ko twaganira nabo ubutaha. Iyi ni UC Sports TV, ngendeye Clarisse Imana ibarinde.